kubasuhuza. Ino munsi mwiza twagireho umugisha, ababashije kujya guterana bateranye, twe ntabwo hano tugiye guterana, ubwo turashima Imana yuko ibanye natwe kandi kiturinze. Ku mazina yanjye nitwa Tabaro Jean de Dieu, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'umwana, ibindi ndakijijwe, turasiganira kujya mu ijuru, Uwiteka Imana aduhana umugisha. Nagiye ngo tuganire ijambo ry'Imana, turebere hamwe iby'Imana igenda ikora uko bwije n'uko bukeye, ko turiho kubera Kristo Yesu, ntabwo turiho kubera imbaraga z'abantu cyangwa ubuterankunga bundi butandukanye, ahubwo tubikesha Kristo Yesu. Uwiteka Imana rero ahabwe icyubahiro. Dusenga Imana itugire neza kugira ngo idufashe ibyo dukora, ibyo tuvuga, nibiba ari twebwe ahubwo izina ry'Imana rigaragare, kandi mbe igikoresho nemere kugira ngo Imana ikoreshe igikwiye. Uwiteka Mana nziza, turagushimira tuguhimaje yuko wemeye kwa mwanya tugira iki kiganiro. Turakwinjiza kugira ngo ubanze kutweza gutunganye, amaraso atugaragareho, ubwiza bwawe butuzeho, kuko tuzi neza yuko uri umurengezi wacu. Twemere kugira ngo abatuteze amatwi babashe kugira icyo bahembukirwamo, kandi tuzi neza yuko Mwami usabye abihabwa. Tugusabye kugira ngo tubone umutuzo hano hantu, kandi ntagire ikirugo yakigaragaramo. Icyo dusabye ni ukugira ngo buri muntu wese uzumva kino kiganiro azabashe guhemburwa nawe, kandi azabashe kugira agakiza kawe. Tuzi neza yuko ari ugatanga atari umwana w'umuntu. Twe dukora ibyo ugomba gukora, ariko wowe ukikorera imirimo iyo ugomba gukora kandi ushinzwe. Urakoze kuri Imana rero gusenga, tugusabye kwizera kwa Yesu kuri Nazareti, amen. Murakoze cyane, Uwiteka Imana iduhire kandi Imana itugire neza. Tugiye gusoma ijambo riri muri Yobu 14:7 kugeza ku 9. Nubwo umuzi wacyo uzasazira mu butaka, n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka. Imana itugire neza. Mwanyuma tugasoma iri jambo, kandi tuzi neza yuko Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Cyo twasaba no kugira ngo Umwuka Wera tuganze, umwana w'umuntu agaragara naho Imana yo mu ijuru igaragare hano hantu. Twari twasomye muri Yobu 14:7 kugeza ku 9. Haravuga ngo ngerega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka. Imana ishimwe cyane. Najya mbabwire yuko igiti Imana yavugaga cyangwa igiti banditse ahangaha ntabwo ari igiti bino dusanzwe tubona ahangaha byera imbuto turya, ahubwo ni igiti Imana yitereye. Icyo giti kigahana n'umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu nubwo yahura n'ibigeragezo bimeze gute, ni hahandi tuzi neza yuko dufite ibyiringiro yuko gutabarwa k'Uwiteka Imana yacu kuzagaragara. Uwiteka Imana aduhire kandi atuganze. Cyo nasaba kugira ngo buri wese agende akurikira, buri wese agende avanamo ibyiwe, kandi tuzi neza yuko tuzagugirwa mu gishano hantu. Harongera agavati ngo kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Ndakubwiza ukuri yuko ahawe hambere habaye habi, hashobora kuba heza kurusha ahabanjirije. Hari ushobora kuvuka nabi ariko ukazagira ubuzima buruta bakubyaye. Hari ushobora kurerwa nabi ariko ukazabasha kubaho neza, kandi bikemera kuko ari Kristo Yesu waguhaye ubwo buzima. Kuko tuzi neza ko ijambo ry'Imana tuvuga yuko muri Yesu hari mu buzima, ubuzima butari ku mwana w'umuntu. Uwiteka Imana ashimwe cyane. Twongeye tujya ku murongo w'8. Haravuga ngo nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, n'igishyitsi cyacyo kigahera mu butaka mu mukungugu, ndakubwiza ukuri yuko nubwo uwakubyaye yakwanga, nubwo muvukana bakureka, ariko Uwiteka Imana yo mu ijuru abasha kugushyira ahantu hazima, akashobora gufukurira iriba rizima kandi rizira umuze, ahantu ushobora kunywa kuri ya mazi meza afite isoko ameze neza, ushobora kunywaho ugashira inyota. Bya bibazo waciyemo, ya miruho waciyemo, ka gahinda waciyemo, ukakwibagirwa kubera amaraso y'umwana Yesu Kristo Nazareti. Imana ishimwe. Ku murongo w'9 ndavuga ngo ngiyo cyumvise amazi cyongera gushibuka, ngo kikatoha nk'igiti kikiri gitonya. Nukifuza kugenda muri vewiti, mwene nyoka agendesha amaguru. Nukifuza kugira ngo wuzuze inda yawe, mwene nyoka buraye. Ahubwo ndakwinjiza kugira ngo uzasige inkuru nziza imusozi. Ese shuti uri muranyumva neza amatwi, wumva uzasiga inkuru ki hano imusozi. Ndakwinginze rero shuti y'umusaraba, tugendane tukurizane tuvuge ijambo ry'Imana. Unera inkunga nanjye ngutera inkunga, mu bifatika no bidafatika. Ndakwinginze kuko tuzi neza yuko iyi ari uruzi
uruziga rwizengurutsa. Umuntu ayivuka muno munsi yabakennye, ejo ugasanga yabaye umukire, ejo uyisanga undi muntu yaba yari mayibo ku muhanda ukamusanga ari patara ejo bundi. Ndakubwiza ukuri yuko nshuti y'umusaraba mwihanganira ibibagerageza, kuko ibi byose bizarangira nta kitagira iherezo. Murakoze cyane. Reka dusome ijambo riri mu Bafilipi umurongo wa 4, mu Bafilipi urwandiko rwa mbere umurongo wa 21. Ijambo rirambwira ngo ngerega ku bwanjye kubaho ni muri Kristo, ngo kandi gupfa kumbera inyungu. Imana ishimwe cyane. Kubaho ntabwo turiho kubera ko turi mu mbaraga z'abana b'abantu. Hariho benshi bacishije ibihenze, hariho benshi bakoze ibitangaza, hariho benshi bagiye kuraguza, hariho benshi baterekereye kugira ngo babone ubwo butunzi. Ariko ndakubwiza ukuri, gutunga kwiza no gutungira muri Kristo Yesu. Kubaho neza no kubaho muri Kristo Yesu. Kubaho ntabwo ari ukubaho mu bapfumu, kubaho ntabwo ari ukubaho ugenda uraguza, kubaho ntabwo ari ukugenda ujya guterekera. Kubaho neza ni ukuba muri Kristo Yesu. Uwiteka Imana ashimwe cyane. Ndakwinyesha inshuti y'umusaraba, iri jambo riravuze ngo ngerega ku bwanjye kubaho ni muri Kristo Yesu, ngo kandi gupfa kumbere inyungu. Gupfa kumbera inyungu kuko nzaho mba ngiye, gupfa kwawe kukubera inyungu kuko uzaho ugiye. Ntago gupfa rero ugiye kuzimu hakubera heza. Icyo nakubwira inshuti nkurikiranye aka mwanya, nyemera kugira ngo uyambure bya bindi byakurushaga, nyemera kugira ngo bya bindi byose byakukubitaga hasi ubyiyambure, ufate umusaraba. Uwiteka Imana kuzamurira ibendera ry'umusaraba, ari wo musaraba wa Kristo Yesu w'i Nazareti, umwe wadupfiriye, umwe wemeye kutugira abantu. Kuko ijambo ryarambwiye ngo ntabwo twari ubwoko, ahubwo twagize ubwoko na Kristo Yesu. Kristo arya amaraso yamenetse ku musaraba, ntabwo yamenekeye inyamaswa, ahubwo yamenekeye ku bwacu, yamenekeye abana, twebwe abana b'abantu. Nicyo nakubwira ngo wifata kiragiye wanjye ucyangiza ugikoreshe midafututse, ngo uvuga ngo uzaba nyiranziha nejo, uzaza witwaza yuko ngo twagira imbabazi ku musaraba. Inyandiko nyinshi zataburiye ku musaraba, ariko nimba zaratabuwe, ariko ni ahandi abaturega batugendaho. Dayimoni ntabwo ajya hwema, dayimoni ntabwo ajya kutugendaho. Ariko ndakubwira nshuti y'umusaraba, emera uce bugufi, emera uce bugufi, uhindukirira Imana, urebe abababaye, ufashe indushyi, ufashe abarwayi, urenganura abarengana. Nshuti y'umusaraba ndakwinginze, wikwifuza kuba muri etaje, wikwishimira kugenda mu modoka ihenze, ejo bundi uzayivamo, ejo bundi uzayisiga. Erega nshuti y'umusaraba, ubuzima ni bugufi. Emera utunganira Imana, emera ugarukira Imana, emera wumvira Uwiteka. Bigishoboka yuko